ibyo Ndakumva murumva. Adam. Jay, Ndakumva Adams. uzi abantu batazi gutandukanya kuvugisha ukuri no kuba arrogant. Ntabwo abantu bazi kuba arrogance no kuvugisha ukuri. Abantu bazi ko gusa ngo kwahuranya ngo ubwo ngo uvugishije ukuri. Uri Adams, naguciye mu ijambo, uribuka cya gihe Mm. wa munyamakuru afunze, aba abanyamakuru bafunze muri bya bintu bya APR. Harimo na wa mutipe, ni n'umushuti wanjye, wa wundi ukurira amagereza bita Sengabo. Ndamuzi. Sengabo ni umujyamo wanjye cyane. Twarabanye Kicukiro atarajya no kwiga, nyuma aza kujya kwiga in Iraq araharangiza, aza kujya kuri kosiri ya ntuza y'amagereza arayirangiza. Ubu ni umuntu ukomeye hariya. So uribuka cyagiye nyine utuntu tw'utunyanga twagiye tubamo abantu bagiye bakora biriya bintu byo kwiba amatike mu ikipe ya APR, baza kubakorera ntuza barabafata, benshi bagiye babafunga. Kiriya gihe rero Scovia yaraje bro, Arabaga. nta no kuvuga ngo afande, nta no kuvuga ngo afande Mbaraka, nta no kuvuga ngo afande CDS, nta no kuvuga ngo sa, araza ngo Mubaraka ngo ndakubwiye ngo uwo mwana ngo arazira iki, ngo izina ry'Imana mani kuri mikoro, urumva kuri mikoro yamuhamagaye inshuro nka zingahe bro. Bano bajya uno mwari rwose naravuze nzaba mbari. Jewe rero urabona hari ibintu umuntu avuga, urabona Taifa, reka wenda mvuge nkawe, hari ibintu uvuga kubera ko uzi ko ushobora kubisubiramo umuntu agahita avuga ngo wavuze nabi. None se nk'ubwo ngubwo ubaye unavuga nabi, niba umuyobozi akwereka ko ari gutyo ugomba kubigenza, ikosa ryaba ari iryande? Nanjye hari abantu bavuga ngo giye mvuga nabi, byiza nuko wenda giye aduterekeye umupira duhana ifirimbi. Reka uzi igisubizo cyatanzwe aho ngaho Adams. Witwa kaza ngo somere, witwa Scovia Mutesi, nyuma yaho minister mubwiye ati wo kabyara ibyo bintu navuze, mwavuze ngo navuze ntago ari byo, muze kuza gushaka umuntu wenda uzajya ubafasha gusobanurira abakurikira. Uri kumva uzi kuneza musubiza? Yahise agenda ahita yandika Asansana Darcy Asansana, yahise agenda arandika ngo nyakubahwa Minisita Nduhungirehe, ubutumwa wanyujije kuri X ukavuga ko twasemuye nabi ibyo wanditse, turagusaba kujya ubwira abo mu biro byawe bakadushyiriraho no mu Kinyarwanda, kuko abo bubwira sabi Paris, Kinshasa cyangwa se i Buruseli gusa, ahubwo harimo n'abanyarwanda ba Kiyombe, Mushubati na za Kinigi. Bivuze ngo aho nga abo nibo banyarwanda Scovia bavugira, batagira amashuri, ndetse rwose amashuri atigeze abageraho, bo ntago indimi z'amahanga zigeze zibageraho, sibyo? Rero genda saba bafungure discipline bakomeze yubaka amashuri. Buretse gato muzakomeza kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu nawe ubwawe bizakoramo ababwira abanyarwanda ibyo muvuze. Murakoze, weekend nziza. So hano witwa Scovia kubera amashuri make, uri kumva hako ndashaka kuzabaza abantu bafunganye muri gereza, kuko sindumva n'umunsi wa rimwe hari ahantu bavuga ko ngo Scovia wenda umuntu avuga ngo ngiye ngo twiganye wenda nk'ikirinda, wenda twiganye za Mushubata aho ngaho avuga. Uri kumva? So nta muntu umwe ndumva bivuga. Kora amakosa yo ngayo nawe yavuze ibintu bitari sawa. None se yirengagije ko Minisita Nduhungirehe ari Minisita w'ububanyi n'amahanga. Abafite n'ubundi bagomba gusubiza cyangwa se kubwira n'ubundi batumva icyo Kinyarwanda namba. Nabo se bazajya guhayaringa umuntu uza kuza kumva ibyo yavuze. Nase Ikinyarwanda ko ururimi rwemewe, n'Icyongereza n'Igifaransa n'Ikinyarwanda ni indimi enye zemewe mu Rwanda. Nase kuba utazizi ni ikosa ryawe, cyangwa ariko ishobora kuba atari n'ikosa ry'umuntu, akaba ari ikosa ry'ababyeyi be. Oya nibyo, ikosa ry'ababyeyi be batamujyanye ku ishuri.
ntabwo bavuze Scovia, ndavuga abantu muri rusange baba batazi izo ndimi ariko bakumva ko ari ikosa umuntu kuzivuga. Hari n'igihe uvuga icyongereza ngo urimo kubwira abanyarwanda okay, nose ko byemewe kuzivuga ikosa neri, ariko akaba yumva ngo wamwibwirira mu gifefeko. Ese igifefeko cyo cyemewe? oya ikibazo cyo kirahari. Ni ikibazo gikomeye. Ikibazo cyo Ariko kirahari nyine niba adakomeza kumugira inama, ngewe mbona rimwe azakora n'amahano. Muribuka abanyamakuru bagenzi be, ndibuka uwitwa Magashi icyo gihe begeze kugirana ase nawe ni ikibazo. umunyamakuru Magashi. Ubu yawe nyine ni umu influencer wivugira Wowe YouTube. Ngabo. ariko yaramwanjamye amubwira ibiki. Ndibuka Magashi araje aravuga ati ni gute Scovia ajya ahantu umukuru w'igihugu ari akajya kubaza ibibazo nk'ibi, kuko icyo gihe yatambitsemo ikibazo kiremereye cyane. Urumva ntabwo ari bwo bwa mbere bagiye bagirana ibibazo byinshi cyane byinshi bigiye bitandukanye. Umuntu ushobora gukubita ijambo aho ngaho ukibaza uyu muntu nk'iri jambo akubisaha cyane narumiwe sinzi ukuntu biba bimeze. Ariko ikibazo cyacu natwe ntabwo tujya twemera ko tutabizi. Umuntu yaravuze ngo turi amadebe turamutuka, undi naraza aravuga ngo turi imihirimbiri, we twarakecetse kubera ko ari senateri Ivode. Ariko Jay Polly abantu bamweretse ukuntu ari amadebe kubera ko yavuze ko ari amadebe. Sasa ubu ngubu abanyamakuru baratwita ngo iki ko ari gutyo bimeze. Umuntu aravuga ibintu ngo ntabwo wavuze mu rurimi ko twakagombye ko ari twebwe dusemurira abantu, natwe turashaka dusemurirwa nyuma dushinzwe iki? Ibibazo buri wese arabyuka mu gitondo akabyuka yabaye umunyamakuru. Ikibazo gikomeye cyane, ni ibibazo bikomeye. Niyo mpamvu ugiye mbabwira umuntu akagombye kuvuga ibyo ashoboye gusubiramo ibibazo. ahubwo nasanze buri muntu wose w'umunyarwanda ari umunyamakuru. Nuko bimeze. Ndetse ntabwo ujya wumva umuntu ukubwira ngo uzi ko nta makuru ufite. Kabisa. Gusa urumva atari umunyamakuru. Kandi buri wese aba ari umuhanga arakubwira ngo manu uva kuri ziriya njiji. Ariko abantu iyo bigeze ku bayobozi bacu bro twakwatakana hagati yacu n'icyo, ariko iyo bigeze ku bayobozi bacu ntitukabe inshyomotsi. Bariya abayobozi bacu bashyirwaho na nyakubahwa perezida wa repubulika. No kugira ngo nabyumve neza na perezida wa repubulika, kugira ngo nawe ubyumve neza, nawe barakubwira ngo ubuyobozi bwose buturuka ku Mana. Ye cyane. None se waba utabyumva ibyo ngibyo? Sasa rero Izi social media zibesha abantu abona afite abafollowers bamukurikira akumva ko ari igitangaza. Kumva ko yageze mu myanya ikomeye. urajya guhereza umuntu speech ngo noneho bariza aba baturage uhora uvugira buri munsi kuvugira cyane abo ngabo baza Kinigi Mushubati n'ahandi yavuze haruguru ngo ngewe ariko ngo nashinze televiziyo ninjye mugore wa mbere ubikoze. none se Genesis ntabwo ihari muri France. Narumiwe kabisa ngewe rwose pe, hari ibintu nyine wumva rimwe na rimwe ugahita uvuga koko. Oya ariko tujya tuvugisha ukuri, it's such a shame kuba uri umuyobozi wa televiziyo udashobora gutranslating ururimi runaka kandi ugahitamo kurukoresha. Si nawe wenyine wigize, bari abantu iyo nkuru bari kureka kuyiransa niba nta n'umwe warusobanukiwe. Abahungu be bazi gutranslating, bazi igifaransa n'icyongereza. Bari abantu bane bari bicaye kuri pano tayi, bari abantu bane basesenguraga iyo nkuru. Rero bari gusubiza bakavuga ati mutwenganire nda tugiye kubikosora, ariko kuvuga ngo minisita yagombaga kubwira ngo abimushubati na hehe, kandi minisita ababwira nyine like ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga abwira isi yose nyine. Oh my god. Ariko wigiriye muri komanteri rero uri kumva kuri Twitter, niho hantu ubona ko buri muntu wese yamaze kurambira agasuzuguro ka Scovia. Abantu bisanzuye barameneka, uri kumva? Abantu bisanzuye barameneka, baramubwira koko pe nuko wenda nawe ashobora kuba nta n'isoni agira, abwiye kabisa. Bagiye banamwibutsa amayeri menshi cyane ahora akora, ariko we pfa kuba gusa umuntu umwe yanyereye gato ahita avuga ati ariko se kuki umuntu mutamufunga? Atari kumenya mwarananiwe akazi.
ejo bundi abahungu bawe muri SKFM se bo ntibamwibukije ko n'akazi kamunaniye, so byumvise basa mukarenza bivugara. urabona twebwe hari ibintu bimwe na bya bimwe bintu njye njya mbona ntiyabibasha. None se je yaza guhana, hari ibintu bimwe na bimwe yaza guhana kandi nawe afite amakosa, wese yahanwa nande? Byo hari nkubwira ibintu bimwe na bimwe mba mbona twahawe kandi bitari ngombwa ko bigeraho. Usibye inzoga n'ibiki byose n'ibiyobyabwenge bindi, noneho hari gusinda ikintu cyitwa umutekano no gusinda umutekano kwanze cya mbere na mbere, freedom. Uriya mwanya, Twarasinze twese ewa nta muntu utarasinze. uriya mwanya Umuntu bahaye, uramubwira uriya ngo mwanya bahaye man sport Jay, urabwira Jay wamubwira ikintu, umerita. Ndabivuze mwene muzehe, uriya mwanya twese bamuhaye. twarasinze bro, twese turi abasinzi. Umutekano dufite niwo dusindisha bigezeho. Uriya Ntago mwanya, nkubeshya uriya mwanya uzi nawuveho. Njye nahita abantu twarasinze bro. Ewa hafi buri muntu wese ni umusinzi. Uzi ko ufata n'umuntu ukahita utangira, wabona n'umupolisi ku muhanda ukahita uvuga ngo ariko nk'uriya ahembwa ngahe, ukibagirwa ko impamvu we wageze aho ugiye ari ukubera ko uwo nguwo ahari. Nabibonye ku muvandimwe Toxic, wenda ntabwo nirwa mvuga byinshi kubera ko nawe yifitiye utubazo twe. Wajya kubona ukabona abafana bo barumva Toxic, umuryango utari uwa Toxic uwo nta kibazo ufite, wa Toxic niwe wakagombye ngo ngo barafunze biki. Urabibona uwo mupolisi wagonzwe afite famiye, nawe ari aho ngaho kugira ngo abandi ngo bagireyo nashe neza. nidacika ngo pole sana kandi umuntu yahaburiye ubuzima. Undi yahaburiye ubuzima. Urumva mbese twebwe twarasinze umunezero n'umutekano ku buryo ntekereza byakagombye gusubira inyuma gato bakajya badukubita za kiboko. Ni ukuri pe, hari ibintu dukora nawe ukibaza sasa